nkuko tumaje kumenyera rero bashuti b'Isezerano TV, reka mbanze mbasuhuze aho muri hose, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, abari ibwota amasimbi, ntago nabibagiye namwe, abari hirya no hino muri Afrika ndetse abantu bari ku mpande zose z'isi, manje kubasuhuza nkuko rero tumaje kubimenyera. Iki ni wa mwanya w'ikiganiro igira ubuzima, ikiganiro tegurwa n'ikigo Relax Life Center. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri zimwe mu ngaruka ushobora guhura nazo biturutse ku mitsi, ku bijyanye n'imyanya myibarukiro cyangwa se kubura ubushake hagati y'umugabo n'umugore muri cya gikorwa cyo kubaka urugo, cyangwa se muri cya gikorwa kimwe kibera mu nzitiramubu, cya gikorwa cyubaka amabanga y'urugo. Buriya baca umugani bakavuga ngo yo hariya mu cyumba bitagenda neza n'inyuma y'urugo biragaragara. Urumva ko rero ikintu cya mbere cyubaka urugo nuko bya biganiro bya hariya mu cyumba biba byagenze neza, igikorwa kikagenda neza. Haba hari impamvu nyinshi zishobora gutuma kira gikorwa kigenda nabi biturutse ku mpamvu zigiye zitandukanye, harimo izo twagiye tubona mu minsi ya biganiro byagiye bitambuka, ariko noneho mwaka kanya tugiye kureba ese imitsi ishobora kubitera nayo bigatuma ushobora kugira ikibazo cyo kubura ubushake. Aha musanzwe tuzi ko tugira ubwoko bw'imitsi bitandukanye, tugira twita imijyana ishinzwe gukura amaraso mu mutima yatembereza mu mubiri, tukagira iyo twita imigarura ishinzwe nanone kuyagarura kugira ngo ajye gutunganywa, akurwemo imyanda ndetse anongerwemo oxygene kugira ngo akomeze atembere mu mubiri wacu ameze neza. Tukagira niyo twita nerve sciatique cyangwa se umutsi shingiro. Aha nanone tukagira icyo twita tissues, twa dutsi duto dushinzwe guhanahana amakuru. Aha ni hahandi ushobora nko kwijomba urushinge wenda nko ku kaboko, akaboko kagahita gakontakta ubwonko direct ko hari ikintu kirujombye. Zira tissues zo zira gute nizo zibikora. Aha rero urumva ko tuba tugiye dufite ubwoko bugiye butandukanye bw'imitsi. Noneho ziriya neri z'ubwonko iyo zagize ikibazo niho uzasanga rimwe na rimwe bishobora kugira gute gutuma kiriya kibazo cyo kubaka urugo kitagenda neza. Ibyo tugiye kugenda turebaho mwaka kanya. Aha reka tumanze turebere hamwe muri rusangire muri mwe bimenyetso bishobora kugenda bikwereka ko waba ufite ikibazo cy'uburwayi bw'imitsi. Reka duhere ku mijyana ndetse n'imigarura. Niya mitsi yacu yindi ishinzwe gutembereza amaraso mu mubiri, yakura mu mutima yajyana mu ndetse n'iyindi ishinzwe kuyagaruramo kugira ngo atunganywe akorerwe isuku. Bimwe mu bimenyetso bishobora kuzakwereka ko waba ufite iki kibazo, icya mbere harimo kugira umunaniro utazi ikiwutera, kumva umubiri wacitse intege ariko ntuzi ese byaba biterwa n'iki. Aha biba bigaragaza ko ya mitsi yawe yagize icyo twita toxine zabaye nyinshi mu mubiri, yazibye itari kubasha gutembereza amaraso neza. Ko buriya mu gihe toxine zabaye nyinshi mu mubiri cyangwa se ibyo twita imyanda yabaye nyinshi mu mubiri, ntago ryatembera ry'amaraso riba riri gukora byimbitse. Aha rero bigatuma umuntu ashobora kugira ikibazo cy'umunaniro uhoraho, ukibaza impamvu ibitera ukayibura, guhorana ubushyuhe budashira mu mubiri, ukubaza impamvu bitera ukayibura, kandi nyamara nta kindi kibitera ari uko za toxine zabaye nyinshi mu mubiri, ya maraso atari kubasha gutembera neza kuko asa nk'iya mitsi isa nk'iyazibye. Irumva ko iki ni kimwe mu bimenyetso ushobora kwereka ko imitsi yawe yagize ikibazo. Aha nanone ikindi kimenyetso kiri kizakwereka ko ufite ikibazo cy'uburwayi bw'imitsi harimo nko guhorana ibinya. Sanga umuntu arahorana ibinya cyangwa se imbwa bidashira bya hato na hato, ukibaza se byaba biterwa n'iki, kandi nyamara impamvu nta yindi bitera ari ikibazo cy'imitsi. Aha hari ukumva nanone utonekara ku gace kamwe k'umubiri, ugasanga nk'agace gato k'umubiri hameze nk'aho ari ubushye, ukibaza impamvu yabyo bitera, ikabura kandi bituruka ku mitsi kuko hariya ni handi uzasanga ya immunite cyangwa se bwa budahangarwa bw'umubiri kuri kariya gace ntago baba biri gukora. Abishaka guturuka kuri za toxine twabonye haruguru zageze hariya noneho zikahibasira, zamara kuhibasira noneho ryatembera ry'amaraso nibashe gukora, noneho bwa budahangarwa bw'umubiri kuri cya gice ntibubashe kugira gute gukora neza, noneho wakoraho ukumva uratonekara nk'ahari ubushye. Cyangwa se rimwe na rimwe ugazasanga wagize ikibazo cya paralize y'umubiri, sanga uruhande rumwe rw'umubiri wawe ntirukora, biturutse kuki? Biturutse yuko ya mikoranire y'ubwonko n'ibijyanye na ziriya nerve ya mijyana cyangwa se imigarura haba harimo ikibazo aho ngaho. None ugasanga igice kimwe cy'umubiri nikiri kugira gute ntikiri gukora.
ushobora kugira ikibazo cya pararize y'uruhande rumwe biturutse ku mitsi, ushobora kugira ikibazo wenda cy'intoki ugasanga ntizikora, amano se ntakora, ushobora kugira ikibazo cy'igice kimwe cy'umubiri wajya ugikoraho ukumva ha hantu ntihakora, ntihasa nk'ahabaye pararize. Ibi byose rero biba bigaragaza ko muri cya gice haba harimo ikibazo. Ryatembera ry'amaraso iyo rihageze uzasanga ridakora neza, noneho bigakubitiraho uko bwa budahangarwa bw'umubiri kw'icyo gice buba bwagize gute, buba bwagabanutse. Ibyo rero ugasanga uri kugenda ugaragaza ibyo bimenyetso. Aha nanone reka tugaruke kuza twita nerve sciatique. Iyi nayo ni wa mutsi shingiro. Bimwe mu bintu bizakwereka ko wafite ikibazo cy'iyi nerve sciatique, icya mbere tuzi ko ari umutsi uhera hariya mu gatsitsino ukazamuka ukagera hejuru mu bwonko. Bimwe mu bimenyetso bishobora kuzakugenda bikwereka ko waba ufite ikibazo cy'iriya nerve sciatique, tuzagira nko kumva utonekara hari inyuma mu gatsitsino, bigire ngo nutambuka wumve basa nkaho bajombye mu musumari cyangwa urushinge. Icyo ni kimwe mu bintu bishobora kuzakwereka ko iriya nerve sciatique yawe yaba igize gute, yaba ifite ikibazo. Aha nanone kandi n'ahandi uzasanga ugenda ugira ibibazo byo kuribwa umugongo, sanga cyane cyane umugongo wo hasi urakubabaza ukibaza impamvu bitera ukayibura. Aha nanone harimo gutonekara nk'igice kimwe cy'umubiri, kumva nko kuva mu kirenge kuzamuka ku mutsi wo mu kibero ufata mu mugongo, aho hose uratonekara. Hari ukumva urutugu rusa nkaho rwakutse. Ibi byose ni bimwe mu bimenyetso ushobora kugenda bikwereka ko iriya nerve sciatique yawe yagize gute, yaba ifite ikibazo. Aha nanone kandi n'ahandi uzasanga ushobora kumva noneho akaguru katabasha gukandagira hasi, ndetse wanatambuka ukumva urababara cyane. Ibi byose bishobora kuzakwereka ko iriya nerve sciatique yawe yaba ifite ikibazo. Aha nanone hashobora kuzamo ibibazo byo kumva ubabara mu ngingo, ariko bigatizwa imbaraga nanone nuko amasidirike aba yabaye menshi mu mubiri. Ibi nabyo bishobora kubaho, noneho za sidirike zaba nyinshi mu mubiri, hakaziramo na ya nerve sciatique, ugasanga mu ngingo cyane cyane nko mu mavi, hariya mu bujana harabyimbye, hari hasi ku kabomba mpare harabyimbye, mu mavi hagiye habyimba ndetse haranakurya cyane, cyangwa se niho haba atarabyimbye ariko kumva haragutoneka. Ibi byose ni bimwe mu bishobora kwereka ko iriya nerve sciatique yawe yaba ifite ikibazo. Aha nanone rimwe na rimwe buriya ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bw'imitsi, nko ku bagabo ashobora no kukurizamo ikibazo cya prostate. Biturutse kuki? Biturutse ku mitsi, kuko buriya benshi ntabwo tuzi ngo ese prostate ishinzwe iki mu mubiri wacu. Ni akanyama cyangwa se ni agace gashinzwe gutanga imvura zisohokana n'intanga muri cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Urumva ko mu gihe kari agace kadakora aba ari ikibazo, ntuzasanga n'ubundi bwa bushake ku mugabo bwagiye. Aha nanone reka tugaruke ku izo twita za tissues cyangwa se byahererekanya amakuru riturutse kuri twa dutsi duto dushinzwe guhanahana amakuru. Bimwe mu bintu bizakugaragariza ko rero n'ubundi ziriya tissues zidakora, nuko ushobora kumva nko ku gice kimwe cy'umubiri urikora ukumva hasa nk'ahabaye pararize, ukaba wakijomba nk'urushinge ukumva ntiwumva, cya gice cy'umubiri ukumva ntikiri kugira gute, ntikiri kumva. Aha noneho reka tugaruke kuri ya nsanganyamatsiko yacu nyirizina twari turiho, noneho tuvuga ko zimwe mu mpamvu zishobora gutuma wabura ubushake mu gihe cyo kubaka urugo, haba ku mugabo cyangwa ku mugore, biturutse ku mitsi. Aha mu gihe ziriya tissues cyangwa se twa dutsi duto dushinzwe guhanahana amakuru mu bwonko twagize ikibazo, niho uzasanga noneho n'umugabo atakibasha kugira gute, kugira ubushake. Bimwe mu bintu bizakwereka ko rero waba ufite ikibazo cy'izi tissues, bigenda biterwa n'impamvu zitandukanye. Aha katumanze duhere ku bimenyetso bishobora kubikwereka. Ikimenyetso cya mbere ushobora kugira ikibazo cy'umunaniro w'ubwonko, kugira ikibazo cy'umutwe, kugira ikibazo cyo kwibagirwa bya hato na hato, kumva n'ubundi wagize ikibazo gucika intege mu mubiri. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bishobora kugenda bikwereka ko waba ufite ikibazo cy'umunaniro w'ubwonko. Ingaruka uzagenda uhura nazo haba ku mugabo cyangwa ku mugore. Icya mbere, mu gihe wenda wagize kiriya kibazo cy'umunaniro w'ubwonko, ni naho uzasanga utakigira ubushake. Ushobora gufata umwanya wenda ukirwa mu kazi k'igihe kirekire. Muri cya gihe ukirwa mu kazi k'igihe kirekire, niho uzasanga akenshi na kenshi utabasha kubona umwanya wo gutekereza ku mwashakanye. Niho uzabasha akenshi na kenshi
usanga utabona umwanya wo kubasha kwiyitaho ndetse no kwikurikirana. Biturutse kuki? Biturutse yuko uhora muri byinshi, uhora bize mu mirimo ya buri munsi, ntubashe gutekereza ku muryango wawe, ahubwo ubwonko bwawe bugahora hari ibindi butumbereyeho. Noneho ugazasanga ya mikoranire y'ubwonko na cya gice cy'imyanya myibarukiro kiba kubasha kugira gukora. Ahubwo ikizabaho hazatangira kubaho kwangirika kwa ya misemburo. Uzasanga za testosterone zatangiye kwangirika buhoro buhoro. Noneho utangira uvuga uti buriya nuko ntakibasha kubona umwanya wo kuganira na madamu wanjye, se nakazi kenshi ndimo. Biraturuka kwako kazi nyine, ariko noneho biranangiza ya misemburo y'imbere mu mubiri. Nibimara kwangiza ya misemburo imbere mu mubiri, ntuzasanga noneho yaragiye bimanuka buhoro buhoro. Usanga umugabo yahindutse ikiremba, cyangwa se usanga umugore yahindutse ikiremba, nyamara biturutse ku kantu gato cyane. Aha nanone ushize twari twaganiye ku bintu byo kwikinisha. Ushobora kubiterwa no kwikinisha. Ziriya tishu zishobora kwangirika, cyangwa se iriya mitsi ishinzwe guhanahana amakuru mu bwonko ishobora kwangirika biturutse kwikinisha. Kuko ushobora kugira kwikinisha, iyo wikinisha uba ukoresha ubwonko bwawe. Haragenda hakabaho kunaniza bwa bwonko. None wamara kunaniza bwa bwonko, ugazasanga ya mikoranire y'ubwonko na ya misemburo imwe ishinzwe gutuma wagira ubushake yaba ku mugabo cyangwa ku mugore, ntabwo biba bikibasha kugira gukorana neza. Icyo gihe rero aho ngaho ntuzasanga rimwe na rimwe umuntu agira ikibazo cyo kubura ubushake. Ukibaza se byaba biterwa n'iki? Nta kindi kiba kibitera, nuko ya mikoranire ya misemburo kigabo cyangwa se ya misemburo ya kigore imwe ishinzwe gutuma habaho cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo ibikiri gukora. Aho ugasasanga umugabo ntakigira ubushake, cyangwa se umugore ntakigira ubushake. Rimwe na rimwe umugabo yagira ngo arabikeneye, yatangira cya gikorwa agahita arangiza. Urumva ko iyo umaze kurangiza, ibyo byose ni bimwe mu bintu bishobora kuzatuma uhura na za ngaruka. Noneho wamara no kurangiza ntiwongere kugira kubikenera. Ugasasanga ubaye ukijya gutangira cya gikorwa uhise urangiza. Wamara kurangiza ntiwongere kubikenera, cyangwa se ukaburi muri cya gikorwa, wagera hagati ukazasanga bigize biranze. Ibyo byose ni ingaruka zishobora guturuka hagati y'imikoranire y'ubwonko n'iriya misemburo ishinzwe gutuma habaho kiriya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Aha nanone iyindi mpamvu yindi ishobora kubitera, akenshi na kenshi tuzi ko ushobora kuba warigeze nko kugira ikibazo cyo gukora nk'impanuka. Wakora nk'impanuka hakabaho kwangirika kwa za tissues n'ubundi. Noneho ukazasanga ya contact cyangwa se ya mikoranire y'ubwonko na ya misemburo ishinzwe gutuma habaho cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina yarahagaze ntigikora. Ibyo byose ariko nkubitsa ko mu kigo Relax Rehab Center tubasha kugenda tukwitaho, tubasha kugenda dukurikirana ubuzima bwawe mu gihe gito cyane. Za ngaruka zose wagahuye nazo uziterwa na cya kibazo cy'imitsi, ntuzongere kugira ahurira nazo. Ku bagabo, reka tugaruke nko ku bagabo. Tuzi ko buriya imbaraga zo gukora igikorwa ku mugabo, buriya umugongo ni bimwe mu bintu bitiza umurindi cya gikorwa. Buriya twavuga ko buri umugongo ni nka moteri ifasha umugabo mu gukora cya gikorwa. Aha rero mu gihe umugabo yagize ikibazo cyo kurwara umugongo biturutse ku mitsi, niho uzasanga n'undi atakigira ubushake. Izo zose ni ingaruka ushobora kugenda uhura nazo. Aha twavuze ko buriya hari indwara uzasanga ushobora guhura nazo, zino ndwara za chronique zihoraho za buri munsi, zigenda zikananiza imitsi yacu, noneho bikazatuma n'ubundi cya gikorwa nacyo kitagenda neza. Twavugamo nk'indwara nka diabete. Abantu bakunze kugira nk'ikibazo cya diabete nabo uzasanga akenshi na kenshi atakigira ubushake. Biturutse kuki? Biturutse ko wa musemburo wa insuline ntabwo uba ukibasha kugira gukora, noneho ya sukari ikagira ikazamuka. Noneho yamara kuzamuka ikagenda, hakabaho kwangirika ku bwonko. Biturutse kuki? Biturutse kuri wa musemburo. Noneho ya mikoranire y'ubwonko na wa musemburo wa testosterone ku bagabo, cyangwa se ya hormone ku bagabo, bashobora gutuma habaho cya gikorwa, cyangwa se ku bagore ugasanga ntibikigira ntibigikorana. Ugasanga umuntu yabaye ikirembe biturutse kuki? Biturutse kuri diabete. Ibyo byose rero nibyo nkwibutsa ko izo ngaruka zose ushobora guterwa n'iyo diabete ushobora kugenda tukwitaho, tukagukurikirana mu gihe gito cyane.
ukazaba utakibasha kugira gute guhura n'izo ngaruka ushobora kugenda uterwa n'iki, n'izo ngaruka ushobora kugenda uterwa n'imitsi biturutse ku bwonko. Aha nanone ikindi dushobora kugenda turebaho gishobora gutuma haba umugabo cyangwa se umugore ashobora kugira ikibazo cyo kubura ubushake biturutse ku bijyanye n'imitsi, hari nk'ibyo twita gutotezwa kwa buri munsi. Ukazasanga umuntu arahora akorerwa itotezwa rya buri munsi, noneho hakazabaho kunanirwa kw'iki ku bwonko. Habaho kunanirwa ku bwonko, ukazasanga cya gikorwa cy'imibonano ntikikira gute, ntikiri gukunda kuko habaye kunanirwa kw'iki ku bwonko. Ibyo byose rero mwibutsa ko mu kigo Relax Life Center tubasha kugenda tukwitaho, tubasha kugenda dukurikirana ubuzima bwawe mu gihe gito cyane, ntuzongere aho uhurira n'izo ngaruka zose ushobora guterwa n'ibijyanye n'imitsi. Reka mbabwire ko rero nyabona ufite ikibazo cy'uburwayi ubwo aribwo bwose, ufite ubuzima butagenda neza, tugane mu kigo Relax Life Center zo tubasha kugenda tukwitaho, zo tubasha kugenda dukurikirana ubuzima bwawe. Mbibutsa ko nimero ushobora kudushakiraho mu kigo Relax Life Center nta yindi ni 0788 33 23 68 0788 33 23 68. Iyi akaba ari nimero ushobora kugenda dushakiraho, tukabasha kugenda twunganira byinshi bitandukanye ku bijyanye n'ubuzima. Nubwo uyu munsi tuganira ku bijyanye n'imitsi cyangwa se ku bijyanye n'imikoranire y'imitsi n'ibijyanye n'imyanya myibarukiro, hari n'ibindi ushobora kuba ufite ukatugana. Ushobora kuba ufite umugongo, igifu, impyiko, rwagashya, amara, umwijima, umutwe, ushobora kuba ufite ikibazo cyo kubura ubushake, indwara z'ama-infection cyangwa se izindi ndwara zifata imyanya myibarukiro, nyabona tugana mu kigo Relax Life Center uze tubashe kugenda tukwitaho. Nta handi rero wadusanga, ushobora kuduhamagara kuri izo nimero tukakuyobora aho wadusanga. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza. Ikiganiro cyaragira ubuzima, mwari kumwe n'ikigo Relax Life Center.